hari abandi banyuze wenda mu buzima bwo gukorera mu rugo rw'abantu cyangwa se bameshe barabizi imbogamizi zibamo. Hari igihe ugenda ukamesera nk'umujene cyangwa se nk'umusore, wowe uzi ko wowe uba ugiye gukorera akaza amafaranga yawe, kuko ntabwo yohita guheza amafaranga utakoze, ariko iwe muri we harimo ibitekerezo bindi, swate yakwifuje, swate ntabwo ari buguheze amafaranga, wenda atakugerageje. Ubwo rero muri izo mbogamizi nyine n'izo nazo zirimo, numva ntagakora. Bakamubwira ntuziyahure, nk'uku natwe dutekereza kwiyahura bitewe n'uko ibintu byaturenze, ariko kubera ko hari Imana uzi utekereza ukavuga ati se uriyahura, abo bantu basigire. Ikaze cyane aho muherereye hirya no hino, tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Turi kumwe n'umushitsi cyangwa se umutumirwa twakeneye kubana nawe ngo tuganire nawe uyu munsi. Reka tumusabe atwibwire hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro cyacu. Muraho neza, turabashohoje aho muherereye, abari ku manywa, abari nijoro, turabashohoje. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ku mazina nitwa Uwera Chantal, nkaba ntuye Gidurayi 45 muri Kenya, niko bahita ngo ni muri Kenya. Murakoze cyane Chantal. Hanyuma tubatubwiye nimba wubatse, umukobwa, bene ibyo byose utwibwire stati yawe muri make, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ndi single. Uri single? Single umukecuru utayumva bishatse kuvuga babivuga gute se? Ubwo urumva nabisobanura gute? Femelle nabyo ni mu Gifaransa. Nyine nawe uri umukobwa? Ndi umukobwa. Ariko ufite abana? Nicyo bishatse kuvuga mu Kinyamurenge. Sawa. Hanyuma Chantal, ubuzima umaze igihe kingana gute hano muri Kenya? Kwanza tutaragera kuri ico gihe ufite abana bangahe b'abanyabaki bangana gute? Ufite abana 4 b'abahungu. Bariga bose? Bariga. Umaze igihe kingana gute muri Kenya Chantal? Muri Kenya mpamaze imyaka 8. Maze imyaka 8, ntangiye uwa 9. Chantal, bifate nta kibazo. Chantal, hanyuma ubuzima bwa single nkuko wabivuze, bw'umukobwa ufite abana mu rugo, ubuzima buba bumeze gute muri Kenya? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Navugira abantu bose b'abasingo, ntabwo biba byoroshe kuko umusingo buriya anyura mu bintu byinshi, ariko turashima Imana ko muri ibyo byose umuntu anyuramwo tuba turi kumwe na Yesu cyane. Ariko ntabwo biba byoroshe. None ubuzima abana 4 wigisha ku ishuri, bagomba kurya, bagomba kwishyurirwa inzu, bagomba kwambara, ubwo buzima ushobora gute? Nubwo yabigoye ariko ndatekereza ko wavuze ko biga, ubwo buzima bucamo byagenze gute? Biga gute? Wishyura inzu gute? Murya gute? Nkuko nakubwiye biba bigoye, ni ukuhasolinga nyine nicyo navuga, kuko gupagasa buriya udakoze ntabwo warya, cyangwa se ntabwo wagera ku cyo umwana wawe ashaka kugeraho, kuko umubyeyi niwe uba ukeneye kugira ngo umwana agere ku byo wowe uba ushaka kugira ngo agereho.
ntabwo wavuga rero ngo ntabwo wareka gupagasa ngo umwana areke kwiga. Yeah. Nubwo wenda twebwe nk'ababyeyi dushobora kuba wenda tutarayarangije ariko umuntu yifuza ko umwana agomba kuyasoza. Cyane. Yeah. Ubuzima bwo nose ugira akazi urakora kugira ngo abo bana babashe kuba babaho ndetse namwe. Nyine narakoraga ariko kuri ubu ntabwo nkikora bitewe n'uko nahuye n'imbogamizi nyinshi muri utwo tuzi biba ngombwa ko ndeka gukora. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni uko bimeze. Biba ngombwa ko uba uretse gukora kubera cyangwa moto nanyuze nabonyemwo. Ugira abantu se bakumenyera ubundi buzima cyangwa niwe wibaga ukifasha? Abamenyera ubuzima ntabo navuga ko ari njyewe gusa aha ni nka kwa kundi ushobora kugira ikibazo ukiyambaza umuntu akabukumenyera uwo munsi, ntabwo ari bya buri gihe. Cyangwa se umwe ugasanga abukumenye wenda aho yumva nyine agomba kugarukira akahagarukira. Yego. Hanyuma ubuzima bw'aba single mother mugani wawe hano muri Kenya ndetse n'ahandi hose buri hari inama ushobora kuba bafitiye ubabwira ati muri ibi buzima bumeze gutya dukora iki cyangwa uburyo wabasayidiyamo inama? Njyewe icyo navuga ubuzima bw'aba single kubera ko iterambere ryaje rya YouTube uko ubu nyine nshobora kuba wenda nasaba umuntu, urugero nasaba umuntu wo hanze ntama amafaranga ahubwo yambona kuri YouTube akayampa, sibyo? Ariko navuga ko YouTube hari ahantu izi ikura abantu kubera ko si bose badafite ubumuntu. Hari abantu bagifite ubumuntu, bagifite kugirira abandi neza. Rero njyewe icyo navuga si ukuvuga ngo YouTube, ndabizi YouTube hari abantu igifasha. Sasa hari abantu basingo bitinya kuvuga ngo bajye kuri kamera bajye kuvuga byibuze ikibazo wenda runaka, abana ishuri barifunze ariko uje hano ukaba comfortable yo kugira ngo ugere hano. Hari ntituvuze kuko bose bogufasha ariko hari na babandi bakugira inama bakabwira ati ihangane natwe ibyo twabinyuzemo, ukumva urakomeye. Rero usanga abasingo bamwe na bamwe batinya kuza hano kuri social media, kandi kuza kuri social media si ukuvuga ngo uje kuri social media kugira ngo utukane ukore ibintu bidakorerwa. Uza kuri social media hari igihe iyo uyikoresheje neza uhabonera umugisha cyane pe. Njye nicyo kintu navuga kuko muri ubu buzima turimo ntabwo wasurvive wenyine udafite byibuze icyo watakambira abantu. Hanyuma hari igihe umuntu aba single mother nk'uko kwawe akumva ntagerageze gukora nk'uko wabigerageje ndetse cyangwa ubyifuza wenda akumva azahora agira abasaba umuryango, inshuti ze abo bamenyanye mbere hose, ibo hari inama wababwira ku buryo bwo gukora ko kwiteza imbere? Navuga ngo kugira ngo wenda byibuze ntekereze kuza kuri social media nuko nanjye nakoze ngera aho ngaho numva ndarushe, kuko hari igihe wagendaga kumesera umuntu aho kugira ngo akurihe hari ayandi magambo akubwira wowe kumva n'ubundi wewe yayagumana ugasa nkaho wakoreye ubusa. So usanga rero akaguca intege, usanga nyine iyo cangamoto cyane cyane ibaza ukagenda ugakorera umuntu mu rugo w'umunyagihugu
ukamukorera cya gihe cy'amafaranga yawe kugira ngo uyafate, akagukoresha nk'ipunda, n'ipunda ubu nyine ntigikora cyane, kugira ngo uvunike. Kandi mu gihe wavunitse, iyo ni jasho ya kwenye unataka kupewa, ariko ugasanga arasa n'uri kuyakugabira. Yes, agasa nkaho uri kuyakugabira, yani akagukoresha imirimo nawe ukavuga ati si ubundi ko ndakorera aya mafaranga nuko nguku narushe, umuntu uri kuyama ko arabona nkaho atakaje amafaranga yiwe. Njyewe naragerageje pe, njye nagerageje akazi nagakoze imyaka 8 ko kugenda kumesa, ko gukora mu nzu z'abandi, ariko ibyo nabonye, ibyo nahuye nabyo nibyo byatumye wenda mvuga ati reka mpagarike ndeke. Ariko hagize icoboneka umuntu yakwikorera, kuko ni byiza kurya agafaranga kawe, kandi kuvuga ngo rega ngo singuricaye ngo utegeye ku bantu ngo rega ngo kurabasaba, yego wobasaba cagiye uba uri gukora, byibuze bakakongerera kuko hari ahantu wakwamye, ariko ntabwo ari mpampa, ntabwo ari byiza. Rero mu gihe uwo singo atarahaguruka ngo akore, yumva imvune yo gukora uko izimera, n'abariya nubwo nabo bazirekura baba bakoze, kandi iyo babonye bari kuzeza umuntu utarigeze uvunika, utaragize jasho, mbese nyine uwo muntu ayarya nyine, kuko ntabwo aba yayakoreye, nyine aba yumva kuko ari mu gihugu ciwe nyine yidegembye muri make. Abakozi Chantal, iyo ni inama nziza ugiriye abantu ko bagenzi b'abakobwa abadamu ko bagomba gukora bakareka kuza aho bahora basaba nk'uko wari ubivuze. Hanyuma kuri none wowe wifuza ko ubonye amafaranga wumva wakomeza ugakora, kuko wakoze n'ubundi uzi ibyiza byabyo, wumva wakora kugira ngo witeze imbere, ubu ntabwo wakwicara ubonye amafaranga yo kugira aho ukorera bene ibyo? Okay, urakoze. Hari icyo narimo nkora, ariko nabyo nabifashijwemo n'undi muntu ampeza igishoro kitari cyane cyo gutangiriraho. Ntibivuze ngo ndamutse mbonye ubwo bushobozi kugira ngo byibuze nongere, byomfashaho cyane kugira ngo byibuze icyo natekereje gukora cyaguke kibe kinini, kuko hano muri iki gihugu turimo aho ukorera uragomba kuhishura, sibyo? Ikintu cyose ugura uracishura, kandi usanga ibintu bigenda bizamuka buri gihe kubera perezida w'iki gihugu, hari igihe abizamura akaba igihe abimanura, ugasanga nyine duhoye muri ntazi nyine. Ariko mfite cya gishoro gifatika, ngashinga nyine iyo bizinesi ngewe ubwanjye natekereje, kuko ndayifite ndayikora, ariko ndashaka ngo yaguke. So numva nta kibazo, ndamutse haramutse habonetse no kongera kugira ngo naguke, kugira ngo waguke ukore. Mu mbogamizi wagiye uhura nazo igihe wakoraga imirimo yose wakoraga, wavuze iyo wakoraga mu rugo itandukanye, uri gushaka ubuzima kugira ngo ubesheho abana bawe n'umuryango wawe, ushobora kutuganiriza ubuzima wagiye ucamo, wenda bimwe zaguciye intege cyane uravuga ngo ibi ndananiwe, bibaye too much? Okay, ndakeka ko hari abantu benshi wenda bazabona kino kiganiro, hari abandi banyuze wenda mu buzima bwo gukorera mu rugo rw'abantu cyangwa se bameshe, barabizi imbogamizi zibamo. Hari igihe ugenda ukamesera nk'umujene cyangwa se nk'umusore, wowe uzi ko wowe uba ugiye gukorera akaza amafaranga yawe, kuko ntabwo yohita guheza amafaranga utakoze, ariko iwe muri we harimo ibitekerezo bindi, swate yakwifuje
swati ntabwo ari buguheze amafaranga wenda atakugerageje. Ubwo rero muri izo mbogamizi nyine n'izo nazo zirimo numva ntagakora kuko sinavuga nzavuga ni nk'ari satani. None se wowe ugiye nk'umukozi wo mu rugo ugiye gukorera umuntu, ugiye kumesera umuntu, sibyo? Ariko umuntu agiye kukuriha, agiye kukwishura purisi noneho no kuvuga ngo akugerageze, akwishura amafaranga cyangwa nimba utemeye icyo ashaka aya mafaranga ntayo uri bubone, kandi nukora icyo ashaka urayabona, ugende unatahanye n'agahinda kuko ikintu wahuye nacyo. Ubwo rero mpita mvuga hoya. Mu rugo naho ugasanga umuntu aragiye kwarakugerageza, yewe ndagira ngo n'ibyo atakoraga akabikukoresha, akakubona nkawe we uri ikintu kirawe, iwe ntabona kuko uri umwana w'umuntu. So icyo nicyo cyatumye ndeka gukora ako kazi. Hanyuma Chantal, tugenda tugana ku musozo, ni iki ushobora gusaba bano bantu badukurikiye bari hirya no hino bumva ubuzima urimo bugoye, abanyakenya muri rusange, umuntu ufite abana ari bo bafite wenyine, n'utuzi twa hano tuba tugoye, hari ijambo ushobora kubagenera abazumva kino kiganiro? Gusa yego ndabyumva, gusa ni ugusaba imbabazi kuko umuntu wese yaje kuri cano aba yumva yuko aje gusaba ubufasha. Yego nabwo buba bukenewe bitewe na cangamoto uhura nazo, ariko abantu baba bafite umutima wo gukora baze bawukora kuko ari byo bazagororerwa mu ijoro. Navuga ngo ibyo gufasha ni byinshi, hari kwiga iryo shuri, hari wenda kuriha iyo nzu, hari wenda gukora ku kazi, icyabakora ku mutima. Hari uwavuga ati ndamurihira inzu, hari uwavuga ati ndamurihira ishuri ry'abana, byibuze mu duke twanjye wenda nshoboye tuzaza dufatikanya. Kuko iyo ubonye umuntu mujyana ku murongo, cyangwa se iyo ubonye umuntu ugufashije, umutima wawe uraruhuka. Kuko hari igihe ujya usanga utekereza uti se iyi nzu ndayirihisha iki, ugasanga se abana ngabo barabirukanye, ugasanga byibuze ntawe ukubwira ati byibuze reka ntange igice nawe ushakisha ikindi gice. Ariko iyo wumva ko byose ari ku mutwe wawe, ujya wumva nyine wanakora n'amakosa yo gutuma wakwishora mu bindi bintu kugira ngo byibuze ubone bwa bufasha bwihutirwa, kugira ngo byibuze ntukingirwe inzu. Rero icyo nsaba abantu kuri cano rwose, abantu bose si uko baba bafite ubushobozi, twese nta bushobozi dufite, ariko abantu bagiye barutana. Wowe ushobora kuba wenda ufite ubwo bushobozi bwo kugira ngo urihe iyo nzu, ariko ngewe ntabufite. So niyo mpamvu mba ndi kuvuga ngo nuko mba numva abantu ni ugufatikanya kuko ntawishobora. Rero ngewe icyo wenda navuga ni uko icyo bakora kibavuye ku mutima bogikora, kandi ntibite kuri ya magambo usanga benshi baza kuri social media bagatangira bakagutuka, kuko biriya ntabwo ari byo tuba dukeneye. Ntabwo, kuko ngewe mpagarariye singo, kuko hari abantu badafite uwo mutima wo kuza hano, ariko baragowe. Ariko mu gihe njewe nabaye umutima wafungutse kugira ngo nze mbibabwire, hari icyo wenda Imana yakorera mu bantu, ugasanga byibuze naje hari umunezero nagize muri nje, bitewe n'ukuntu uwo muntu wenda yantekereje akavuga ati Chantal, shewe nyine nzajya ngufasha kino nshoboye. Muri make
ntitukajye dupfana ibintu. Social media ibereyeho kutwubaka, kudufasha, kudususurutsa, guseka, ntabwo ibereyeho ngo rega hari ngo ushobora kuguha ubufasha bw'ibitekerezo akakuganira. yes. Njyewe akenshi nkunda gukurikira ibintu bijyanye no kuri YouTube. Njyewe abenshi n'impamvu nashatse kugira ngo nze kuri social media, hari abantu nagiye mbona bari mu buzima bubi ariko bazamurwa n'aba ngaba abantu bo kuri social media. Ubu arishimye, ubu ameze neza. Hari abantu bamugira inama bakamubwira ntuziyahure, nk'uku natwe dutekereza kwiyahura bitewe n'uko ibintu byaturenze, ariko kubera ko hari Imana uzi utekereza ukavuga ati se uriyahura, abo bantu basigire. Ntabwo tuba twiyibagije imiryango iradufasha, ntitubyanze pe, ariko hari abantu baturushije ubufasha, tugomba kugira gute, tugomba kuzamukana nabo. Yewe ni nk'icyo navuga. Reka tugushimire cyane Chantal. Hanyuma hari umuntu ushobora kugira kumva hari icyo yagufasha, ngira ngo nimba tuvuga nimero nimba tuyishyira hano ku rubuga kugira ngo mutazayibone, wumva hari icyo yagutwerera, yaba kukuganiriza cyangwa kugira ubundi bufasha, ariko wayivuga rimwe, ariko n'ubundi tuzayishyire hano mu kiganiro abantu bazayibona. Iya WhatsApp yo nkunda kubonekaho, nayivuga nta kibazo, kuko hari abantu ujya usanga baba bakeneye kugira ngo bakuvugishe bamenye uwo ari we, ndetse anakugire n'inama, anagukomeze. Nabyo nibyo tuba dushaka, nibyo by'ingenzi. Tunasaba n'abantu ntibakajye batukana. Umuntu ushobora kumbona hano ashobora kuvuga ati uriya muntu yamaze imihanda, yagize gute. Impamvu mba wenda nje hano ni ukugira ngo nkangurire umuntu wese witinya kugira ngo ashobore kuza hano. Tuba dufite abantu ba kansaringi cyane, n'ubu ngubu ushobora kumubona kuko naje kuri kamera akamfasha akambwira ati Chantal witekereza ibintu byinshi. So nimero mwambonaho ni uguteranya 25 4 1-0-1-3-3-5-5-6-7. Iyo ni ya WhatsApp. Ni ugushyiraho kode ya hano warangiza ugashyiraho izo nimero. Isubiremo 07. Ni ugushyiraho plus desa 54 01 1 0. Ngaho tangira bivuge plus desa. Gutereka mbivuge mu Kinyarwanda nta kibazo. Guteranya plus ni uguteranya 2-4-1-0-1-3-3-5-5-6-7. Iya M-Pesa cyangwa se ifaranga. Iya M-Pesa ni 07 29 67 21 80. Amazina azazaho, amazina ajyazaho sindayimenya neza, ariko ndibuka iya nyuma ni Okero. Isaya Ekero. Inkare ari Esaya, nimba ari Esaya Isaya Okero. Isaya Okero. Chantal turagushimiye cyane kuri iki kiganiro. N'abazacumva, uwatanga inama, wabatanga ubufasha, n'uwakuganiriza nabyo n'ubufasha. Murakoze cyane, nitwongera kugukenera uzadushakira umwanya witabe. Yego urakoze cyane, namwe ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Shimira n'abantu bose nagiye mba ku macano yabo, mbashimira kuko hari ibyo bakoze. Gusa inama ngiye natanga, kuko channel social media biratubabaza cyane iyo uhagurutse utuka umuntu ukamutuka
ukamutuka ngo rego ngo uriya mukobwa nyine bya bindi bajya babatuka nyine ariko ntabwo twebwe ari icyo ngicyo tuba dukeneye kugira ngo icyo ngicyo muba muri kubabaza imitima y'abantu ahubwo muvuge neza kugira ngo ejo n'ejo bundi n'uwo muntu azagenda kuvuge neza kuko uyu muntu yavuze ati Imana imwiteho Imana imugiriye neza so icyo tubasaba ntimukaze muvuga nabi kuko iyo muvuze nabi umuntu atabigambiriye umuntu yicaye hano kuri kamera ataje kubatuka aje kugira ngo byibuze mufatikanye nawe ariko mukagira gutya mukamuvuga ati uriya mukobwa ntabwo